Ariko mana yanjye we, burya koko umunyarwanda yabivuze ukuri kabisa, ngo umurengwe wica nk'inzara. Wabibaza umuntu witwa Danibu wabarizwaga mu itsinda rya Moriyox Kid. Ubu tuvugana uyu Danibu aracyari kuzerera mu mihanda kubera ko yanze kwiga akananirana, akigumura ku itsinda rya Moriyox Kid, akarivamo akavuga ati ewana ibi bintu byanyu ni na feke mbivuyemo. Ariko izi saha tuvugana nimujya mwumva ngo umuntu yiyahuye mujye mumenya icyabiteye. Ubu tuvugana uyu mwana afite agahinda gakomeye ku buryo isaha n'isaha mwakumva ngo yiyahuye. Itsinda rya Moriyox Kid muzi ibihe byiza rifite hariya muri Australia, muri kubona ukuntu bameze neza, ni abana bafashe indi ntera muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari kuvugwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ariko mana yanjye, ngaho mundebere uyu mwana ibintu ari guhonahonamo yivanye muri Moriyox Kid, ari kumwe n'abajama b'imihanda ngo bari kumufasha kubaka content. Nta kintu kirimo, ibyo bintu byihorere. Icyaba cyiza umugani w'uwo nabonye akugira inama ni uko wajya gusaba imbabazi muri Moriyox Kid. Jya gusaba imbabazi wowe Dani, nta kintu kirimo rwose muri iyo mihanda kabisa. Abana bararyoshye bameze neza buriye indege. Ayayayaya mana yanjye we, burya mwa banyarwanda mwereka mbabwize n'ukuri, nubona hari ikintu wagezeho watangiye kuzamuka uri kwinjiza income, sinzi niba buri muntu wese arabyumva, uri kugira icyo winjiza naho yaba ari gike, komerezaho ewana, ukomerezeho. Ibintu nibishaka ibintu bizira ku bindi, ewana bizagenda biza. Ikindi kandi buriya mutari muzi, yego kabone wavuye muri bintu wari urimo, ariko ugiye mu bindi byiza birushijeho mu byo wari urimo kandi wabibonye. Nibyo nagiraga ngo mbabwire kabisa. Munyihere like, munyihere subscribe, munyihere comment, namwe mumbwire uko muri kubyumva. Ewana musangize n'abandi bantu, ariko rero mufashe n'uyu mwana kwihangana. Abo bakapo, aba bacaca b'iyi mihanda baba bari kumushuka, ntago ari sawa kabisa. Ibyo bintu nibabyihorere, nta kintu kirimo tu. Naho ubundi Danibu ewana komera mu mutima wawe, nta kindi nakubwira. Aho ndi ibyo uri kwijyanamo uririmba wanze kwiga ewana bizakuyobera sha. Yagusaba imbabazi abo bana uri kwiyungaho ngo ni ba Junior Kid, ngo ni ba Max Kid, ewana sinzi kabisa. Jya gusaba imbabazi iwanyu wongere ujoyininge, fate n'ishuri kandi ndabizi ko usabye imbabazi bakubabarira. Yari iyo nama, yari icyo gitekerezo kabisa. Reka mbashimire ko bantu banjye muri kugenda munkurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ewana ziri kuzamuka neza. YouTube ndabura abantu bake ngo nuzuze 1K, TikTok nabo biri kugenda 11,700, muri kubikora neza. Ewana mukomeze mubinkorere, musharinge, ibintu birusheho kugenda neza. Abantu banjye murabona ko ewana ibintu kuri iki gihe byose ari imbuga nkoranyambaga. Umuntu udafite urubuga nkoranyambaga akoresha ku buryo isaha n'isaha rwazamubyarira inyungu, nta kintu arimo. Mufungure imbuga nkoranyambaga, mukore ama content. Ciao ciao, it's your boy Blaze Boy Kaboom.